Mwongeye kwirirwa bakunzi bacu, mwebwe mukomeje kutwereka urukundo, tuguma dushimira uburyo rwose mukomeje kudushyigikira mureba ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Rero tugiye muri ka kanya kahariwe ubuzima. Paradizo TV, rumva ko izina Paradizo, ntago waba muri Paradizo udafite ubuzima buzira umuze. Rero tugiye kubabwira umuti twabazaniye umuti rurangiza utuma umuntu acika ku nzoga. hari abantu bamwe na bamwe banyweye inzoga ariko bakaba bumva bageze igihe cyo gushaka kuzireka. Rero uwo muti utuma ubasha kuzinukwa inzoga burundu. Hari urubyiruko, abagabo, bananiwe kwiteza imbere bitewe no kunywa inzoga nyinshi. Ugasanga imishahara bahembwa 2/3 byayo bishirira mu nzoga, bityo iterambere rikabura. Bakaba bahora bicuza, bibaza uburyo bazatera imbere bakabibura, ariko bareba ikibitera bagasanga ni inzoga nyinshi banywa. Inzoga nyinshi zishobora gutuma utagera ku iterambere ryawe. Niyo mpamvu rero twakuzaniye umuti, urawunywa ubundi ukagira rya terambere ryawe wumva ushaka. Hari umumama umwe aherutse kumpamagara ambwira ko afite umuhungu wo muri famiye wabananiye burundu ku buryo ngo ikintu cyose afite aragurisha, ku buryo aza no mu rugo akagira ibintu afata akajya kubigurisha bitewe n'icyo kibazo cyo kugira gute cyo kunywa inzoga. Ni ukuvuga ngo yabaye koroni. Ushobora kuba unywa inzoga ukanywa agacupa kamwe, ukanywa 2, ukanywa 3, ariko ntibihungabanye imibereho yawe, ntibihungabanye umutekano, ntibihungabanye ubuzima bw'abantu benshi, cyangwa ntibihungabanye sosiyete nyarwanda. Aho ngaho rero nicyo Strong Life Medicine yararebye iravuga ati abo bantu bihebye, abo bantu bumva, abo bantu bicuza bakavuga bati ndamutse ndetse inzoga byagenda gute. Yabazaniye uwo muti utuma ibintu bisubira mu buryo, ukamererwa neza. Uyu muti rero utuma umuntu areka inzoga, iyo uwunyweye urawunywa ukawunywa, uko ugenda uwunywa ugenda ureba ikintu bita inzoga ukavuga ati mbese ukagira ngo baguhaye nka antidote cyangwa se antivirus irwanya virusi. Niko uyu muti umeze. Uyu muti ni antivirus cyangwa se antidote. Ni umuti utuma inzoga utongera kuzirebaho, ukumva ibintu bimeze neza, mbese ukazizinukwa burundu. Ntago mbabwira ngo mureke inzoga, ariko hari babandi baba bicuza. Hari abantu banywa inzoga zikabatwara mu busambanyi, ugasanga basambanye n'abakobwa batazi abari bo kubera gusinda. Ugasanga umuntu aranyweye aryamye mu nzira arinyariye, ugasanga umuntu aranyweye baraje baramucyucyuye, utuntu twose baratumaze. Urumva ko kiba ari ikibazo cyageze ku mibereho yawe, cyangwa se cyageze ku buzima bwawe. uba ukwiriye kuvuga uti apana, nkwiriye gutangira ubuzima bushyashya. Iyo ugeze aho hantu rero wumva koko wicuza, cyangwa se wumva ukeneye ubuzima bushya, ari igihe uba wumva ushaka gutangira bushya. Uranywa inzoga ukaryama mu nzira, uranywa inzoga bakakwiba, uranywa inzoga ukinjira mu nzu udafunze, uranywa inzoga ukibagirwa abo waguriye, uranywa inzoga ugasambana n'abakobwa utazi, ugasambana n'abakobwa bakuze. Ugasanga umuntu ni umusore yasambanye, yaryamanye n'umukecuru kubera inzoga.
urumva ko ubuzima buba bwageze ahantu harindimuka, buba bwageze aharindimuka. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo ngwino tuguhe umuti ureke kuguma muri ubwo buzima bwo kumererwa gutyo. Dukorera hehe? Nyabugogo mu Nkunda Mahoro. Iyo ugeze hariya Nyabugogo rwose waduhamagara ukatubwira, tukaza tukakuyobora aho dukorera. Mu ntara ntago turagirayo amashami, ariko turabiteganya mu minsi izaza. Abantu bari mu ntara nabwo bashobora kutugana, ni hano Nyabugogo mu Nkunda Mahoro. Cyangwa se waba ukeneye umuti uri mu ntara hirya ukatubwira uti nkeneye umuti uyu n'uyu n'uyu, tukawukoherereza ukakugeraho. Dukora delivery hano mu mujyi wa Kigali. Imiti ya kinyarwanda yose washaka watubaza. Hari n'indi tuzajya ducishaho hano kuri Paradizo TV kugira ngo ibintu bigume bigenda neza, abantu bagume bagira ubuzima buzira umuze, ubuzima butarimo indwara, ubuzima budafite ibyishimo. Ubwo buzima rero nicyo Strong Life Medicine twaziye. Rero abo bantu bumva bakeneye umuti wo kureka inzoga, nimuze nimubanguke tubafashe, mwiteze imbere aho kugira ngo inzoga zizajye zituma imibereho yanyu ikomeza kuba mibi. Uramutse rero udukeneye, nimero iri kuri WhatsApp ni 0786 63 86 nsubiremo 0786 63 86 ubundi ibintu bikagenda neza. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Rero reka mbabwire ngo muze mutugane tubahe imiti ibafasha kuguma ubuzima bwanyu bumererwa neza, cyane cyane abo bantu bihebye bumva yuko nta terambere bashobora kugira kubera inzoga, bakaba bumva barabuze uburyo bazireka. Nimuze tubahe umuti udasanzwe. Uramutse wifuje umuti runaka ushobora kutwandikiraho muri comment ukatubwira ati nkeneye uyu muti, ese murawufite? Tukakubwira niba tuwufite. Twebwe tugira imiti ya kinyarwanda, niyo tugira kuri Strong Life Medicine. Rero tuzajya tubagezaho n'indi miti itandukanye. Ushobora kuba wibaza umuti runaka aho uherereye, tuzagenda tuyibagezaho mugume gusobanukirwa. Reka rero tubonane ubutaha, mukomeze mugire ibihe byiza, Nyagasani abahe umugisha udasanzwe. Reka tubonane ubutaha.